ibyo muri kwibaza byose na meya mwaramutse Nigoga n'abandi bavandimwe bose muri RBA mu rubuga rw'imikino. Nagira ngo ashimishe Rugaju ngo byaramunaniye gukuraho meya. Oya ni meya erega ni namuyoboye ari umunyeshuri none nabonaniye kumuyobora ari umunyamakuru. Uzanyobora ni ikibazo cy'igihe. Buriya ari meya wa Nyanza nkuko bivuga niga muri Kristero hari n'igihe rwose yaje ayoboye akarere baje gutera inkunga ishuri ryacu cyagiye bakoragamo amafibrosimo yatuzanira amafaranga menshi cyane ari meya aravuga ati bana b'Abanyarwanda bigira ahantu heza turabashimiye meya menye impamvu za uri meya mu maso ya Rugaju. Rugaju kera yabaga ari muri volley none ari muri foot ariko ari muri byose. Nuko uyu munsi twifuje kubakira mu rubuga rw'imikino kandi turabashimira ku mwanya muduhaye kuko ikipe ya Rayon Sport navuga ngo abakunzi bayo kuva nyuma yaho mufata inshingano mu by'ukuri muri iminsi none imwe bari kwibazaho cyane ubuyobozi by'umwihariko muri ibi byumweru bibiri bishize kuko ikipe ya Rayon Sport yatakajemo imikino ibiri itakaza mu buryo navuga ngo abafana batanishimiye kuko mu mikino ibiri itambutse bamaze gutsindwa ibitego 8 ku gitego kimwe kandi uyu munsi nabwo hari umukino uza gusa ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Elmelek. Twavuze rero tutireka dukomange turebe ko mwatuganiriza mbere na mbere umuntu yahita yibaza ati makuru ki ya Rayon Sport ya none nyuma yaho mufatiye izi nshingano mukanakomereza muri shampiyona. Murakoze nawe ndagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya muduhaye kuko tuzi imbaraga z'itangazamakuru iyo zikoze neza zihindura ibintu byinshi bikaba byiza n'iyo zikoze nabi zigira ibyo zangiza ariko turashimira RBA n'itangazamakuru muri rusange uruhare bagira by'umwihariko kuri Rayon Sport ekipe y'Abanyarwanda benshi baba bakeneye kumenya amakuru ari mu muryango wabo muri ekipe yabo by'umwihariko igikorwa gikuru muri Rayon Sport ni ekipe nk'uko bivuze rero ngo tumaze amezi abiri aburaho iminsi nk'ine kugira ngo twuzuze amezi abiri muri izi nshingano twinjiye mu nshingano itariki 25 z'ukwa 11 mu nshingano twari twahawe ngira ngo twarabiganiriye ndaho ngaho kuri RBA harimo ibintu by'ingenzi ndavuga nka bibiri byari ukubaka ekipe itanga ibyishimo ku bakunzi ba Rayon Sport nk'igikorwa gikuru gihuza abantu noneho tugakomeza tukubaka ubumwe bw'abareyo bagashyira hamwe mu kuba inyuma y'ibikorwa byabo. Icya kabiri byari ukubaka amategeko azayobora umuryango mu minsi iri imbere agakuraho kugongana kw'inzego ndetse n'ibindi bibazo amategeko ubundi yagakwiye gukemura nk'ubwo wenda bigaterwa nayo. Benda mbere ku cya mbere kubirebana no gutegura ekipe hari ekipe twasanze yari hari ikina ariko ikeneye kongererwa imbaraga kugira ngo tubashe kujya ku ruhando rw'ihangana ry'ibikombe muri iki gihugu cyacu. Muri ibi byumweru bibiri bishize rero ntabwo byagenze neza kuko match ya mbere navuga yuko muri uyu mwaka kuba watangira tumaze gukina match 3. Match ya Muhanga twarayitsinze dutsindwa na match ya APR na match ya Hilal ariko abantu baratekereza cyane izi match ebyiri match ya APR na Hilal. Navuga yuko kuri twebwe ni igipimo gikomeye cyane cy'uburyo tugomba kwitegura kuko twahereye ku ma ekipe akomeye mu Rwanda ariko noneho tunagura n'imwe mu ma ekipe akomeye muri Afrika uko wenda mere kuri APR ni ekipe ikomeye y'ubukombe muri iki gihugu itwaye ibikombe byinshi ifite ubushobozi yaba ubwa mikoro n'ubundi bushobozi mu miyoborere no mu mibereho yayo. Ekipe yari imaze igihe yitegura abakinnyi beza bakomeye ihura natwe turimo kwiyubaka mwarabibonye yuko twari dufitemo abakinnyi batari bakeya ariyo mukino wa mbere bakinnye muri shampiyona ndetse no muri Rayon Sport
umuntu yavuga abakinnyi 6 muri 11 dufite umutoza utaramara ibyumweru 2 n'umwungirije rwose umusaruro ntabwo mpamya neza yuko ari bungane n'ikipe imaze imyaka 3-5 itwara ibikombe bya shampiyona yiyubaka umwaka ku wundi yongeramo imbaraga iziranye biri kuri uriya rwego. Umusaruro ntabwo mpamya neza yuko wari bujye hejuru y'iyo myiteguro bakoze ko twe imyiteguro yacu ntiyari ihagije cyane. Gusa ni igipimo cyiza cyo kuvuga ngo umukeba wacu ahagaze ate, twe tugomba kwitegura gute kugira ngo natwe duhanganire ibikombe, kuko ni ekipe itwara ibikombe mu gihugu. Byatweretse rero yuko hari byinshi tugomba gukosora. Kuri match ya kabiri duhura na ekipe iri muri Champions League, murayibona El Hilal ni ekipe ikomeye mu mpande zose, yaba mu kibuga n'inyuma y'ikibuga. Ni ekipe yubatse kubera ko irimo irarwana ku rwego rwa Afurika kandi atari mu gikombe gitoya, iri mu gikombe gikuriye ibindi muri ibi bikombe bihuza amaklub. Nayo idutsinda ibitego 4. Byanze bikunze nk'abatekinisien natwe nk'abayobozi tugenda tubonamo ibyuho, turimo kugerageza kugira ngo tuzibe cyangwa se twubake wenda muri izi match yaba y'uyu munsi niyo muri weekend n'izindi ziri imbere. Ibi yitaragenze neza muri zira match, nakwizeza abafana bacu yuko twarabibonye, turimo turabifixa. Wenda mwese muzi by'umupira ariko by'umwihariko Rugajunja nkurikira gusesenguza ibyasesengura neza. Ntabwo ushobora kuzana umukinnyi utaramara icyumweru ngo ahita afitinga muri systeme n'umutoza acyubaka systeme, kubaka ekipe, kubaka icyo twita collectivité cyangwa se automatisme muri football. Ntabwo ari ibintu byikora, ni ibintu byubakwa igihe ugakora ugakosora. Gusa twebwe ibyago twagize nuko tudafite umwanya uhagije wo kubikosora. Ubundi ibi bintu bikorwa muri za mercato, aho abantu baba bafite match 5-6 mbere yo gutangira shampiyona. Ubu rero twebwe turimo turubaka, tunashaka ibikombe, tunashaka n'amanota. Ntabwo rero ari ibintu byoroshye, ariko nabikizera abakunzi ba Rayon Sport yuko byanze bikunze ekipe nimara guhura imaze guhuza umukino, tuzatanga akazi yaba ku ma ekipe yadutsinze cyangwa manini mu gihugu n'andi ari mbese muri shampiyona muri rusange. Perezida Murenzi, ngira ngo uri mu nzibacyuho ya komite itararangije manda yayo kubera ibibazo by'ubwumvikane buke. Hari kimwe mu bintu abantu bashinja Rayon Sport mu buryo bw'imiyoborere kijyanye nuko mutubahiriza ihame rya continuité. Ngo niba Murenzi Abdallah aje agomba guhindura 100% ibyo wamubanjirije yakoze, bikagenda gutyo, ibyo bikaba ari byo bituma Rayon Sport itagira ireme. Ngira ngo icyo ngicyo banagishingiraho no mu byahabaye mukijya mu buyobozi. Gakwaya atangaza ko nta kipe mwasanze, muhindura skwa abakinnyi muguze bose mubakinisha match ziri crucial kandi barangije baranazitsindwa bikomeye cyane. Uvuga iki kuri iki kintu gishobora gutuma n'ubundi haba kwangirika k'ubumwe bw'abareyo, kuko nibwo mwagakwiriye kwa musigasira? Continuité mu miyoborere ngiye mpamya neza yuko muri Rayon Sport yagiye ibamo. Wenda muri iyi minsi yavuga ko nge nibuka yuko abaperezida bose bagiye babamo, umwe yahagaga ku n'undi ngo akomeze. Nuko nguko twagiye twese tujya mu nshingano. Wenda mu minsi ya vuba niho hatangiye kugaragaza kugongana wenda, ariko ahanini byaterwaga na structure n'uburyo inzego zubatse. Ariko ubundi mpamya neza yuko continuité, nubwo umuntu avamo ananiwe, birumvikana kwikorera Rayon Sport biraremereye. Wenda nanabigarukeho, ni ekipe amikoro yayo ni nejo mu gitondo nejo bundi. Ntabwo twebwe tugira umugisha wo kugira ingengo y'imari nini cyane bitewe wenda n'imiterere ya Rayon Sport. Twishakamo ibisubizo mu gihe wenda abandi wenda baba bafite ibyo bisubizo hafi, igisigaye ari ukubikoresha.
twebwe ni ukubyishakamo tugashaka n'uburyo tubikoresha. Rero usanga hari n'umuntu uvuye mu nshingano abananiwe ko abayikoreye uwo muzigo igihe kinini, biba byaramushegeshe yaba mu mikoro, byaramushegeshe no mu buzima busanzwe, uburyo umuntu ashuribye nabi yakuramo n'uburwayi. Niyo mpamvu ujya ugasanga umuntu avuyemo asa nkaho yituye umutwaro, araruhutse. Ubundi biramutse ari ukuvuga ngo ni ibiryo bihiye buri wese agiye kugabura, biroroshye yuko wava muvuga ngo nta munaniro mfite ukazaba nawe hafi, ariko iyo wabyikoreye ukumva uburemere bwabyo, akenshi uvamo uvuga uti ndaruhutsaho kugira ngo wumve yuko wenda umusanzu wawe ukomeza. Gusa ibyo turimo kubaka ni ukugira ngo uwo muzigo ureke kuremerera umuntu umwe, aba rero twese tuwugiremo umusanzu ku buryo umuntu atazajya aba muri Rayon Sport ari nk'aho ari wikorera ibintu byose, ahubwo ari shared responsibilities. Noneho ku buryo continuity ikomeza. Ariko ibyo uvuga mu kibuga, mpamya neza yuko twese twifuza kugira ekipe nziza. Winjiye muri ekipe ugasanga harimo icyuho, ntabwo wareka kongeramo imbaraga ngo ni uko ushaka kubungabunga continuity ni ukongerera imbaraga nk'undi yari ageze, noneho imbaraga zikiyongera. Niba tuvuze ngo twinjiye dusanze ekipe ifite abakinnyi 30, gusanga harimo abarimo aho ngaho ariko batatanze umusaruro wifuzaga. Kuba bagenda si ugusenya continuity. Ahantu hose isi nzima buri gihe umuntu ashaka ibyiza. Winjiyemo ugasanga uyu muntu umusaruro ekipe yari imutegerejeho ntabwo yabonetse, umuha amahirwe yo kujya ahandi. Kimwe n'uko winjiye ugasanga harimo ahantu hari icyuho. Kuba abantu 6 bakwinjira muri ekipe, nibaza yuko atari muri Rayon Sport gusa n'ahandi birahaba. Noneho kuba baza wenda bagatangira umukino, ibyo bindi ni ibya tekinike, ngewe nk'umuyobozi ntabwo nabimenya, ariko bashobora no kuza bakawutangira. Ahubwo buriya nuko twagize ibyago tugatsindwa. Iyo biza kuba amahirwe bakajyamo bagatsinda, ubu abantu baba baririmba ibindi, baba bavuga bati rwose abakinnyi mwazanye n'umutoza mwakoze neza. Ariko muri football n'ubu ni umukino wa risk, ni métier ya risk. Coaching wenda barugaju barabizi. Iyo ufashe icyemezo kikagenda neza barakiririmba, iyo ufashe icyemezo kikagenda nabi barakizaya. Mpamya neza ko kuba abantu baza bakinjira mu mukino ntabwo ari ugutakaza continuity, ahubwo ni ukongera imbaraga. Kandi ibyo Jean Claude uguze byo kuba abantu wenda baza bagatsindwa match ebyiri, buriya factor gutsindwa bituruka kuri factor nyinshi, ntabwo bituruka kuri factor y'umukinnyi wagiyemo ntatanga umusaruro. Bishobora guterwa na opponent wawe witeguye neza, bishobora guterwa na detail imwe abantu batarebye, ugasanga twe tubishyize ku mubare w'abakinnyi, hari izindi factor nyinshi zabiteye. Derby buriya tsindwa n'ikinwa, umuntu araza muri derby akagutanga kwinjira mu mukino, akagutsinda igitego kimwe cya kabiri, ukaba wavuye mu mukino yagutsinda na 5 na 6. Ndumva muri match nyinshi zijya zibaho za derby, umuntu ashobora kugutanga kwinjira muri match niyo myiteguro warayikoze yewe atari na ekipe nshyashya. ariko ntibikunda. So continuity, ngira ngo nsabe abanyamakuru bacu tugiye dukora za analyse wenda zirenza aho ngaho, turebe no kuvuga ngo continuity hari ibivugwa n'abantu, ariko twe muri Rayon Sport yaba bagiye yaba bahari tujya inama turaganira, yemwe yaba no mu bakinnyi bagenda n'abaza n'abasigara, tugerageza kubuza ibitekerezo, tugaca umuvuno wanze dushakisha undi muvuno. Kandi mpamya neza yuko mu gihe kitari icyakure Rayon Sport dufite izongera igaha ibyishimo abakunzi bayo. President, ngira ngo ikindi nababaza kandi icyo ngicyo muragisobanuye neza, ngira ngo cyumvikanye, ni ikijyanye na Rayon Sport nyine n'imiterere yayo nk'uko wabivugaga. Ni ikipe ivoma mu bafana bayo, kandi ibyo byose nyine bishingira ku bumwe bw'abareyo. Ubumwe bw'abareyo, guhuriza hamwe, gushyira hamwe, kumva ibintu kimwe, gufata umurongo umwe, nibyo bituma nyine abareyo bashyira imbaraga hamwe bakubaka ikipe yabo ikomeye n'ahatana. Uyu munsi murabibona gute? Ubumwe bw'abareyo burahari?
bibazo by'amashyamba kwayo yahozemo cyangwa se byagiye bibaho no mu bihe byatambutse. Uyu munsi ubumwe bw'abarezi mubona gute kugira ngo mugire ishingiro rwo kubaka ikipe iri competitive? urakoze Jean Claude, ngira ngo ubajije ikibazo cyiza. ngira ngo buriya ubumwe bw'abareyo mpamya neza yuko iyi kipe itsinda niyo factor ya mbere yo kugira ngo abantu babe bari hamwe, kandi ntabwo ari abareyo ahantu ari hose ikipe itsindwa. ngira ngo mu minsi yashize muri bagenzi bacu hari igihe cyageze bati abatoza ntibashoboye, abakinnyi ntibashoboye, bamwe batabatoza babirukana abandi. So iyo ekipe idatsinda idatanga umusaruro, byanze bikundazamo divergence, kutumvikana ku kintu runaka, kuko umwe abari bakavuga ati uyu muntu ntabwo amu umunezero ushaka. So ubumwe bw'abareyo bwubakwa n'uko Rayon Sport yatsinze, bugacumbagizwa cyangwa se bugacibwa intege n'uko Rayon Sport itatsinze. Ubu hari abavuga bati ekipe ihari tuyigihe iziyubaka ivemo ekipe yongera kuduha ibyishimo. Harimo n'abavuga bati murenze ibyo yazanye afazari byari bihari imbere, kuko nyine byumvikana yuko ekipe itaratanga umunezero. Gusa twe nk'ubuyobozi ntiducika intege, kubera ko umuyobozi aba areba ibyo umufana cyangwa undi muturage atareba. Niho nyine itandukaniro ry'ubuyobozi no kuyobora. Hari kuri ureba wambukiranyije iminsi, wambukiranyije amezi, undi wakareba match yabaye niyashize, mu gihe wewe n'ureba icyerekezo kirambye cyangwa iterambere rirambye. So rero umuntu yavuga yuko mubare ubu ngubu tuba ku magrupe atandukanye, turabyumva niyo muhuye. Harimo n'umuntu muba mubindi imwe akunda Rayon, akaba ari nawe kwibwira utwiciye ikipe. Ntanarebe niyo ekipe wafashe yari ihagaze. Ukwiriye kuba tureba ngo ubundi ibibazo turimo ubu ngubu birakomoka hehe. Ntabwo byatangiye itariki 25 Murenzi ajyamo, byatangiye mbere y'amezi umwaka 2-3 byari imbere. So ubu ngubu ngasa nkaho n'abagenzi banjye dufatanyije twazunguye cyangwa se twerise ibibazo bitandukanye tugomba gushakira ibisubizo. Mwe muri abanyamupira ntabwo ibisubizo uretse ko no mu buzima busanzwe uruhurirane rw'ibibazo ntirukemuka mu byumweru 2 cyangwa ukwezi. Bifata igihe ukagenda umuntu akemura kimwe ku kindi. So umuntu yavuga yuko ubumwe bw'abareyo bumva bareba icyerekezo kiri Kigali, turi hamwe rwose, turimo turakorera hamwe. Ariko nta n'uwagaya n'undi ushobora kuba abibona ukunda akavuga ngo twebwe twari twiteguye ko Murenzi aza agahita ibitangaza bivuka. Ntabwo ngiye ngizera gutyo. Nizera yuko process yo kubaka n'itafari rijya kuri indi kugeza ubwo inyubako ikomera. Abantu bakwiriye kugira patience cyangwa se mu Kinyarwanda ni ukwihangana no gutegereza. Nubwo nge nababwira ngo barategereza igihe kirekire, rwose ntabwo ari igihe kirekire. Ndahamya neza yuko ubwo rero uko turushaho kubaka intsinzi buriya ubumwe bw'abareyo mwabubona neza turamutse dutsinze wenda na match y'uyu munsi nikurikiye mu gikombe cya Kintwari, wabona ubumwe bw'abareyo nyine ni nka buriya mwari mwabonye kuri Super Coupe. Ubu twari tumaze igihe dutsindwa, abantu haje abakinnyi bashya, stade mwari mwabonye ko yuzuye kandi atari ukuvuga wenda ngo tsinze match nyinshi. Noneho rero wenda ngaruke no ku kindi. Hari icyo uvuze ngo ishyamba. Ishyamba burya ni mu mutwe no mu mitekerereze y'umuntu. Mpamya neza yuko umuntu ashobora kujya hariya Rayon Sport yatsindwa akavuga ati yaba batsindwaga, ariko ahanini uwo nguwo simubona nk'umureyo, muhita mubona yuko afite ibindi bibazo yifitaniye wenda na Murenzi cyangwa n'abandi batandukanye kurenza. Dukwiriye kuba turi inyuma ya Rayon Sport kurenza kuba inyuma ya Murenzi. Ejo azagenda haza undi, ejo Murenzi nava hazaza Claude nawe agende. Mureke twubaka isano muziri ikomeye na Rayon Sport. Abandi tuza turi abakozi cyangwa turi abaserva inyungu z'umuryango. Uwo ari wese rero wumva yuko yakwishimira ko Rayon Sport yatsinzwe, yaba afite izindi nyungu zitari za Rayon Sport. N'uwajya mu ishyamba yaba
yaba agiye mu ishyamba kubera ko wenda hari inyungu ze zabangamiwe cyangwa se hari imyumvire yabangamiwe, ariko ubu ngubu buri murenge turamwakira, turi kumwe, dushyize hamwe, mureke dutsindane, nidutsindwa tunatsindwane, kandi amakipe menshi iyo resilience, iyo kudacika intege bivamo kubaka ibiranga. Yego, Perezida, ubu rero ndagira ngo unyemerere uze kudusubiza urasa ku ntego, kuko abariyo batubajije ibibazo byinshi. Hari uwitwa Joseph Usengimana yavuze ati umutubarize bya bisi yatubwiye aho igeze, umutubarize naho umushinga uvugurura amategeko aho ugeze, atadusobanurire n'umusaruro muke afite. Ubwo ibyo wabivuzeho kuko aho yafatiye ekipe ku manota 26 ubu yabonye amanota 9. Tubijyanirane n'undi kuko birajya kumera nk'ibisa. Witwa Jewiz yavuze ati mbariza Perezida, ati se umushinga w'akanyenyeri ugezeyo ko ari uriya mushinga ari wo hazaza ha Rayon Sport, nkambona nta mbaraga bagishyiramo. Reka zere ku cya bisi, navuga yuko mu bufatanyabikorwa turimo gukorana kuri bisi, twinjiye mu buyobozi, hari ibyo yari atarumvikana n'ubuyobozi, yaba ubuyobozi twasimbuye. Ibiganiro byarakomeje, icyo naho icyizeremo abanyarwanda n'abari muri rusange nuko nibikunda muri iyi minsi bitarenze ibyumweru 2 amasezerano agenga imikoranire turi bube twashyizeho umukono, noneho process ikomeze, ko process yari yaratangiye process ya procurement cyangwa se kugura no kwitunganya. Ibyo byarakomeje, ahubwo ubu etape tugezeho noneho ibyo byose byakorwaga biri hanze y'ibyanditse. Ubu rero tugeze kuri etape nziza ku buryo inkuru nziza n'aba rero nuko nyuma yo gusinya ibyo turimo kumvikana, etape izabikurikiyeho noneho ni ukuyizana ikaza gutangira gutwara no gukorera abareyo. Umuntu yavuga yuko ari gahunda izagenda neza. Noneho tugiye arugarutse ku musaruro w'amanota yagereranyije, ndabyemera rwose, ntabwo abareyo turabaha ibyo bifuza, ariko nibaduha igihe gitoya kugira ngo njye ntabwo njya ncika intege. Nibuka muri 2012 muri journée 5 twakinnye, twari dufite minota rimwe muri 15, turazamuka dutwara igikombe cya shampiyona, nta mwanya n'umwe dusibye kunyuraho. Rero bivuze rero yuko tugifite umwanya wo kwiyubaka. Dukwiye kugira patience, nabigarutseho yuko ntabwo ushobora kubaka inzu mu minsi 3 ngo ube uyubatse uyisaka uyituyemo. Ni process umunsi ku wundi. Ku birebana n'umushinga w'akanyenyeri, ni umushinga twabyukije nyuma y'uko tugiye mu nshingano, kuko uburyo inzego zari zitumvikanaga kuri iki kintu mu minsi yashize byagiye bituma habaho idindira. Umuntu yavuga yuko tumaze kugira abanyamuryango bamaze, cyangwa se abakunzi bamaze kwiyandikisha bagera ku 29,980, hafi 30,000. Abo bantu bose tumaze kugira abantu bagera kuri 553 bamaze gukora kwishyura uriya musanzu fatizo w'30,000, ndetse n'abandi 4,627 bamaze gutanga byibura igice kuri uriya musanzu fatizo. Umuntu rero yavuga yuko mu bafana abanyuze muri MTN tumaze kugira hafi 16, ndetse n'ibirenga 13 banyuze muri Airtel. Ni ubukangurambaga, abantu bakomeze biyandikishe, fanbase uko yiyongera ni nako tubasha kugira imbaraga zo kwegera abafatanyabikorwa. Iyo ugeze ku muntu ukamubwira dufite database y'abantu 30,000-50,000, ahita abona yuko ari abantu mushobora gukorana mu birebana na business. Ariko tunabwira n'abantu bakomeze batanga uyu musanzu fatizo w'30,000. Turifuza yuko mu ishoramari nka Rayon Sport dushaka kugeramo, tumaze turateganya yuko mu rwego rwo gukemura ibibazo bya mikoro bihoraho, uyu musanzu fatizo uzavamo ishoramari za Rayon Sport, kuva kugusabiriza
no guhora mu bibazo bya mikoro twabaye n'imyaka n'iyindi. Naho umushinga wo kuvugurura amategeko umushinga wo kuvugurura amategeko tuwugeze kure. Turateganya yuko nibikunda icyumweru gitaha imbanziriza mushinga tuzaba twamaze kuyibona tukayiganiraho n'urwego rwadutumye ari RGB. Mu biganiro turimo kugirana nabo icyumweru gitaha tuzaganira kuri iyi mbanziriza mushinga, noneho ibyo tuzumvikanaho tujye noneho kuri etape yo kugira ngo binozwe neza bibashe kuba byashyikirizwa abanyamuryango. Hari uwabajije ati se igikombe cya shampiyona biracyashoboka ko mukiriho? Hanyuma Jean Didier aravuga ati ko mwirukana abakinnyi bagenda mukibirukana bagahita babona amakipe kandi akomeye, biterwa n'iki? Ni amikoro cyangwa hari izindi mpamvu? Reka mbere ku gikombe cya shampiyona bose icyo nabwira abareyo ni uko iki gikombe kiri mu biganza byacu, tugiye kugiharanira kugeza tukibonye. N'igikombe cy'amahoro, ibi bikombe byombi amakipe turi imbere y'amakipe duharanira iki gikombe dukuyemo aya makipe y'abanyamahanga bitewe n'impamvu. Ndahamya neza yuko tuzakomeza guhatana ku buryo bwose mu kwezi kwa gatanu shampiyona irangira, nzi neza yuko tuzaba amahirwe tukiyafite ahagije. N'abareyo mwese mugume inyuma yacu, tukume dufatanye, yaba izi match dufite za shampiyona uyu munsi niyo dufite kuwa gatandatu tukarangiza fazare, turaguma duhatane ku buryo igikombe tuzageza ku munsi wa nyuma tukigihatanira n'abandi bagenzi bacu bagishaka. Icyo navuga rero ku kindi wari ubajije kurekura abakinnyi bagatabona amakipe. Buriya nyine buriya filozofi ya ekipe, umutoza yaraje atwereka imyanya akeneye abakinnyi we na staff technique, batwereka n'imyanya n'abakinnyi bifuza ko twarekura. Kuba warekura umuntu akagenda akabona amahirwe ahandi, nuko nyine muri football niko bimera. Ibyo bivuga kwitwara neza simbizi ko tumaze kurekura abakinnyi 4 mu buryo buri officiel. Umukinnyi witwa Sheri wagiye sinzi ikipe akinamo, umukinnyi witwa Abdulaziz Rivaldo sinzi ko hari match bari bakina nyuma yuko tumurekura, umukinnyi witwa Serumogo nawe ngira ngo yagiye ejo bundi, sinzi niba hari match bari bakine ngo uvuge wenda ngo bitwara neza. Aho bitwara neza sindahabona, ariko niyo baba bitwara neza nibyo tubifuriza. Twebwe ubwo ngubwo tuba twamaze kubona yuko umutoza yatweretse ko ibyo uwo muntu akina bishobora kuba bitagendanye n'uburyo abona filozofi y'umukino, nyamara yajya ahandi agahuza filozofi n'undi muntu n'undi mutoza ushobora kuba yamubonyemo iyo kare. Perezida, muracyari ku isoko? Isoko tuririho, ariko noneho turi ku isoko ry'abakinnyi b'abanyarwanda, kubera ko imyanya y'abakinnyi b'abanyamahanga twarayujuje. Harimo abo turimo gusohora bagiye gushaka amahirwe ahandi, harimo abo twijije. Ubu turashaka byibuze abakinnyi b'abanyarwanda bidukundiye 3 ariko byanze nka 2, harimo n'abo mu biganiro kugira ngo tubashe kugira solution nyinshi mu kibuga no muri squad yacu. Rero nabwira abakunzi ba Rayon Sport yuko n'ubu mu gitondo twahoze tuvugana n'abakinnyi bamwe na bamwe, twifuza yuko twongeramo imbaraga z'abana b'abanyarwanda kugira ngo bize solution nyinshi zitandukanye. Muri gushaka muhe myanya? Turashaka ku mwanya ku murongo w'abataka dukeneye umukinnyi, muri mediane dukeneyemo umukinnyi, ndetse no muri defense. Turagushimiye cyane. Rero ko agenda inkuru ya Richard Ndayishimiye nibyo yagiye gukora igeragezwa muri Uzbekistan. Reka ngaruke kuri Richard, ariko mwanagaruka no ku nkuru ziriwe ejo zivuga ku mukinnyi witwa Serumogo ari, ariko numvise interview nziza yakoze. Abantu rwose itangazamakuru nidufashe kubaka ko amakuru yatanze atariyo hari ugasenya kandi atari byo. Serumogo yari umukinnyi twari dufitanye amasezerano, ariko tufite ibyo twamwemereye tutamuhaye, aratwegera twereka yuko tutujuje ibyo twagombaga kuzuza. Mu biganiro twagiranye usanga ari byiza yuko dutandukana neza,
ariko abavuga yuko hari cyinjiye muri Rayon Sport cyangwa se ku muntu wari wese muri Rayon Sport ni ibinyoma, ni uburyo bwa demobilisation yo gutanya bwa bumwe bareyo bavuga tuvuga abantu bakabusenyesha amakuru nk'ayo, ariko uhita ubona yuko ari ibintu bigambiriye bigamije kugira ngo bagonganishe ubuyobozi n'abanyamuryango. Ni ikintu rwose nakwisabira abagenzi bacu b'itangazamakuru yuko mbere yo gutangaza amakuru runaka impande zombi ziba zihari, wabaza tukaguha amakuru aho kugira ngo ugire utangaza amakuru no kuzayagarura bigoye. Kuri Shayini Ndayishimiye ni umukinnyi, amakipe tumaze kubona amakipe abiri yatugaragarije ko amushaka, imwe idusaba ko ajya gukora igeragezwa, ariko hari n'indi tugeze kure noneho bifuza yuko ajya gukora test medical. Ubu rero ibiganiro biragenda neza hagati yacu nayo, ubwo turimo turareba offre nziza. Ibi muri football ni ibisanzwe, umukinnyi bari ku isoko yashakwa n'ikipe imwe ebyiri eshatu, uzanye offre nziza niwe tuzamuha. Ibyo navuga nuko ayo ma ekipe yombi amushaka, ibiganiro biragenda neza, ariko tureba ngo ufite ibiganiro byiza bifitiye akamaro ekipe n'indi, uwo ni nawe tuzaha amahirwe. Nk'uko mubivuze ari muri test aho yagiye ya test yayo y'umupira, ariko hari n'ibindi biganiro by'abamwifuza yuko yakora test medical, kandi tubona yuko bifitiye akamaro kanini Rayon Sport. Nimara gutungana tuzabaha amakuru yose. Urakoze cyane Perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdallah ku mwanya waduhaye. Naye ndabashimira nka RBA n'itangazamakuru bose, nanababwira ngo muduhe umusanzu wanyu, muduhe akaboko kanyu mu kubaka Rayon Sport. Rayon Sport ni inkingi ya mwamba muri football y'igihugu cyacu. Mwarabibonye yuko iyo idahagaze neza ibintu ntibigenda neza. Ijwi ryanyu ryiza bitanga umusaruro mu kibuga no hanze y'ikibuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane, uyu munsi mwiza. Murakoze cyane.